ICT Rwanda, isoko y'ubumenyi bugezweho mu ikoranabuhanga. Hello guys, mumeze gute? Nishimiye kubasanga kuri uyu muyoboro w'ikoranabuhanga rigezweho. Nk'uko twagiye tubisabwa n'abantu benshi kubatandukanyiriza telefone ya Airtel Reason to Imagine ndetse na telefone ya MTN Ikosora Plus, kuko abenshi bigenda bibacanga bakibaza impamvu usanga umwe yaguze Reason to Imagine undi yaguze Ikosora Plus. Ni iki kiba cyamaye motivasiyo yo kugura ubwoko bwa telefone muri izo zombi ebyiri zavuzwe haruguru? Niyo mpamvu tugiye kureba ibitandukanyirizo byazo, impamvu bazikunda, noneho nyuma amahitamo ni ayawe yo kugura telefone ushaka bitewe n'ibyo waba wumvishe bimwe ishobora kuba irusha iyindi. No kuri izi telefone tugiye guhera ku kintu cyo kuyatsa imwe muri zo, kuko ubu ngubu sikirini rikoda ntabwo yakunda nyine uri kwatsa telefone, ariko ubushakashatsi twakoze twasanze ko ufashe izi telefone zombi Reason to Imagine ndetse na Ikosora Plus ukazakiriza icyarimwe, Reason to Imagine yaka vuba byihuse kuruta telefone ya MTN Ikosora Plus. Ikindi tugiye kureba ni ku kijyanye na interinete kuri izi telefone. Izi telefone za Reason to Imagine zifite 4G, zikoresha network ya 4G nk'uko mubibona hano, zifite 4G, 3G, 2G. Amahitamo yaba ari ayawe yo gukoresha kapasiti ushaka, ndetse n'Ikosora Plus nayo ikoresha 4G. Izi telefone iki kintu zigihuriyeho zose kuba zikoresha 4G. Ikindi twareba kuri izi telefone, urabona ko Reason to Imagine ifite marike ya 4G right hejuru nk'uko ubibona. Ikindi tugiye kureba ni kuri Android version y'izi telefone, ubushobozi zifite mu gukora ibintu runaka. Urabona Reason to Imagine ifite Android version ya 12, mu gihe MTN Ikosora ifite Android version ya 13. Ese bitandukaniye? Bivuze ko telefone ya MTN Ikosora Plus ifite kwakira application nyinshi kurusha iyi Reason to Imagine ya Airtel. Ikindi izi telefone zifite RAM ya kabiri nk'uko ubibona, iyi ngiyi ifite RAM ya kabiri, ndetse na telefone ya MTN nayo ifite RAM ya kabiri. Ikindi izi telefone zose ziracari nshya ku isoko, kuko urebye zakozwe mu 2023, urumva ni telefone ikiri nshasha ku isoko. Nawe wagera ku iduka rikwegereye rya MTN ukayigura, cyangwa se kuri Airtel Service Center naho bagufasha, ziba zihari. Nubwo zigura makeya, ariko urebye ubushobozi bw'izi telefone, ibintu zikora bigiye bitandukanye, njye ku bwanjye mbona zitakagwiye kugura 20,000, ariko nyine ubwo niyo mahitamo yabo bakoze nyine, kugira ngo buri muturarwanda wese abashe gutunga telefone ya smartphone. Ikindi ku bijyanye na kamera y'izi telefone, zifite, urabona nko mu gufata videwo, urabona zifata videwo iri Full HD y'1080, ndetse n'Ikosora Plus nayo ifite iyi Full HD y'1080. Ikindi urabona zifite utuntu tugiye dutandukanye kuri kamera yabyo, ngo za pros zigiye zitandukanye, hari uburyo wafotora ifoto, harimo utuntu twinshi wagenda ukora. Niyo mpamvu nakubwira izi telefone bitewe n'amafaranga zigura, ntabwo iyo zagakwiye kuba zigura, ko zakabaye kuba
zirengejeho. Ikindi ku bijyanye no guhamagara, izi telefone za Airtel Reason to Imagine iyo uyigura baguha pake y'igihumbi ingana n'ukwezi, ugahamagara mu gihe cy'ukwezi iminsi 30, bakaguha na jiga 30 mu gihe cy'ukwezi, bakajya baguha jigabayiti imwe buri munsi. Guhamagara bikaba biri unlimited mu gihe cy'ukwezi kose. Igihe ushakiye urahamagara ugahamagara nta guhagarara ugahagarika guhamagara ariko wowe ubishatse. Naho kuri telefone ya Ikosora Plus ya MTN, naho baguha jigabayiti 30 z'ukwezi, aho baguha jigabayiti imwe ku munsi, kimwe na telefone ya Reason to Imagine. Ariko mu guhamagaraho aho bitandukaniye, guhamagara kuri MTN baguha iminota ibaze ku munsi. Wenda tuvuge niba ari iminota, nuko nibuka neza pake batanga iminota uko ingana, ariko tuvuge niba baguhaye iminota 1000 ku munsi, ukaba wahamagaza iminota 1000 ku munsi ukayimara, utegereza umunsi ukurikiyeho kugira baguhe indi minota. Mu gihe Reason to Imagine naho ari uguhamagara ubudahagarara. Ku bijyanye na storage naho tugiye kureba itandukanirizo ry'izi telefone. Izi telefone zose haba Reason to Imagine cyangwa se Ikosora Plus, zifite ububiko cyangwa se internal memory card ya jigabayiti 32 zose. Reason to Imagine ifite 32, MTN Ikosora nayo ifite 32. Ikindi izi telefone zose zigira trash. Trash ni igisa nka recycle bin, ku bakoresha imashini barabizi, aho usiba ibintu bikagira ahantu byibika, waba ukeneye kubigarura cyangwa se wabisibye utabishaka, ukaba wabasha kubigarura mu mwanya wabyo. Wenda urugero, abatazi ukuntu bafite kubigarura, bashobora kuba basibije nka fayilo zabo cyangwa se dokima zabo, hanyuma mbereke uburyo ushobora kubigarura. Ushobora kuba wasubije wenda byibuze tuvuge nk'ifoto cyangwa se ikindi kintu. Kadusibe izi foto zombi. Urabona ko hano bari kutubwira ngo move two files to trash. Hano wenda dushobora kuba twabisibije tutabishaka. Bishobora kuba indirimbo cyangwa se bikaba ifoto cyangwa se bikaba video cyangwa se bikaba ari dokima runaka wayisibije utabishaka, ariko ukaba ukeneye kongera guhita ubigarura. Nyine ku bakoresha imashini barabizi, babisanga muri recycle bin. Nta n'ikindi ukora kugira ngo ubigarure, ufungura nyine hano kuri fayilo yawe, aho ujya kureba ugakanda hano hari uturongo 3 mu ruhande rw'ibumoso, ukadukandaho gutya, ugahita uza hano handitse trash. Hari akamenyetso ko gusiba nyine ka direct. Urabona harimo dufitemo ibintu bifite megabayiti n'ibice 2. Uhita uhakanda gutya, urabona baraguha hano hari all item, cyangwa se ugahitamo ko n'aya mafoto twatsibije hano arahari. Nicyo ukora uyemezaho gutya. Iyo ushaka kubisiba burundu uhita ukanda hano handitse delete, ariko iyo ushaka kongera kubigarura kubera ko wabisibye wenda utabishaka, uhita ukanda hano handitse restore, ugahita ubigarura. Kubona tuti fayilo zacu ebyiri zabaye restored, ubwo zagarutse. Tugiye kongera kureba ahandi twari dufite amafoto, dushobora gusanga muri ya mafoto yacu yagarutsemo. Kanze nyabereke, urabona ni aya ngaya twari twasibije, urabona yagarutse. Izi telefone zose rero zifite ubu buryo bwa trash bwo kugarura ikintu wasibye mu gihe wari wagisibye utabishaka. Ndagusaba gukora subscribe nimba uri mushya kuri iyi channel, niba ari n'iki video irimo kukwigisha naho ukatubwira muri comment, kugira ngo ubutaha tuzabakorere izindi video zigiye zitandukanye bitewe n'ibitekerezo mwaduhaye. Ikindi tugiye kureba kuri izi telefone ni umuriro, uburyo zibika umuriro ku bijyanye na batiri, ko
telefone zo zifite icyo bita batiri seyiva, hari uburyo ushyira muri telefone ku buryo yasevinga umuriro ntiwukoreshe cyane se, biba biterwa n'ibyo ushaka. Ikindi bifite batiri pasenteji, aho umuriro umenya umuriro ingano yawo umaze nk'ubu ushobora kuba ucaginze ukareba ati imaze kugiramo 10, 20 cyangwa se ufite 100%, bitewe n'uko ushaka nyine kujya ubibona. Ikindi ukora uza hano muri setingi nyine muri buri telefone bibamo, haba rizoni tu imajini cyangwa se ikosora, ukaza hano kuri bateri, ugahita uza hano handitse batiri pasenteji ukahafungura, bihita hano hejuru urabona dufitemo ubungubu dufitemo 55, ariko iyo ushaka kubikuramo uragafunga nyine, uri kubona ko ya mibare hejuru yavuyemo. Iyo ushaka kongera kubisubizamo nanone uragafungura gutya, urabona ya mibare yacu yagarutsemo. Ikindi hariho n'abahura n'ikibazo cyo kuba iyo ukuyemo simukadi, wenda nk'urugero wari ufitemo simukadi ebyiri ugakuramo nka simukadi ya Eyateri ukayikura muri telefone ya Eyateri, cyangwa se iya MTN ukayikura muri telefone ya MTN, waza kuyisubizamo wajya guhamagara bikajya birikonekita kuri simukadi imwe. Iyo byikonekise kuri simukadi imwe rero urahamagara, wenda urugero bigahita, wenda ko ari simukadi imwe wowe wasize kuri MTN, wenda ariyo yari yasigayemo ugasanga biri otomatikali kuri MTN, kugira ngo ariwe uza guhamagara. Kugira ngo baguhe iriya cuzure wowe uhitamo kuvuga ngo uhamagare kuri simukadi ya mbere cyangwa se iya kabiri, kuko na SMS nako ni uko biba bimeze, byose bihita bisigara kuri ya simukadi wasizemo. Kugira ngo bajye baguha guhitamo rero simukadi ya mbere cyangwa iya kabiri uri buhamagareho cyangwa se uri bwoherezeho mesaje, nabyo bikorwa muri buno buryo. Nabyo uza muri setingi, ugahita ukanda hano handitse interineti endi konekisheni, netiwake endi interineti, ukahafungura, ugahita uza hano handitse call and SMS, ugahitamo, na hano bahita baguhitishamo call. Hano ni mu buryo bwo guhamagara, ukahakanda, urabona hano baduhaye guhitamo. Iyo ari guhamagara kuri simukadi imwe, wenda urugero biri hano kuri Eyateri, ubwo uzajya uhamagara kuri Eyateri gusa, MTN ubiparitse, cyangwa se nimba uhitamo guhamagara kuri MTN gusa naho urahavivura gutya, ubwo hano twahisemo guhamagara kuri MTN byonyine, urabona niho akadomo kari. Nimba ushaka guhamagara kuri Eyateri naho uravivura gutya, naho urabona niho akadomo kari. Ariko nimba ushaka kujya baguhitishamo, wenda ushobora kuba ufite amayinite kuri MTN, Eyateri utayafiteho, wenda pake yawe yarangiye, ubwo amahitamo aba ari ayawe, uhitamo hano kuri asike evuri tayimu, buri gihe cyose bakajya baguha guhitamo kugira ngo ubashe guhamagara. Ikindi na hano kuri SMS naho nuko bimeze, naho urabona baguha guhitamo nyine. SMS ushobora kuzohereza dayiregiti kuri Eyateri bitewe na pake yawe kuba ukiyifite, cyangwa se ugahitamo kuri MTN biterwa nanone, cyangwa se ugahitamo kujya bakubaza urohereza SMS kuri simukadi nyine, nimba ari Eyateri nimba ari MTN nabyo ugahitamo. No kuri interineti naho ni uko, hari bashyiramo simukadi kugira ngo interineti ize kuri simukadi yawe ya Eyateri ukabanza byagorana. Naho bigenda gute? Urabona hano nituramuka dufunguye netiwake zacu zifunguye, ubona ko zifunguye kuri Eyateri nyine, bitewe n'uko telefone turi gukoresha ni rizoni tu imajini ya Eyateri. Ushaka guhindura ugashyira kuri MTN, data zafunguka ariko ntabwo zakora. Ubona ko zafungutse, wenda reka tubikore, tugerageze turebe, ubone ko twabikora. Ikindi ukora uhita uza hano hari kuri setingi ku ruhande nyine, urahabona ukahakanda, niho urabona netiwake zacu zirafunguye kuri Eyateri. Ushaka kuzifungura kuri MTN, ushaka kuzifungura urabona ko hano harimo, dufitemo simukadi ebyiri nyine, ariko hano ntabwo twari twazifungura. Tuze tuzifungure wenda ubone ko zafungutse, urabona data zacu zafungutse, urabona
iyo zifungutse hejuru hari rayiti, rayiti ni ikimenyetso cya 4G, urahita ubona munsi harimo uturongo turi kujya turatera, biba bivuze yuko netiwake yawe ihari kandi zishobora gukora. Niba dushaka kuyihindura tukayishyira kuri MTN, kubera ko niyo twayihindura tukayishyira kuri MTN ntabwo byakora nyine, bitewe nuko simukadi ya Airtel, simukadi ya MTN data zazo ntabwo zakora muri ino telefone ya Izo Imagine, kuko iza Airtel zitakora muri telefone ya MTN. Bivuze ko data za Airtel zikora muri Airtel, data za MTN zigakora muri MTN. Ku batazi wenda kuba bahindura simukadi, ashobora kuba afite simukadi ebyiri wenda za MTN muri telefone ya MTN nyine ikosora purase, nangwa se akaba afite ebyiri muri telefone za Airtel. Ikintu uko ushaka guhindura netiwake, wenda hano ukabona turi gukoresha simukadi ya mbere, wenda dushaka gukoresha iriya kabiri, uraza hano kuri setingi nyine nk'uko wabibonye, hano handitse yuza simu, ugasa nk'uhafunga gatoya, urabona ko kabaye umukara, kuko hasigayemo simukadi imwe. Iyo bimeze gutya ntugire ikibazo ngo telefone yawe ngo urayishe ngo bigenze bite. Ikindi wongera gukora, urongera ugafungura hano gutya, kakongera kagafunguka. Iyo kongeye gufunguka, simukadi zawe hejuru bihita bigaruka byose, noneho bikagaruka wahinduye netiwake. Reka turebe ko netiwake yacu yahindutse. Uri kubona hano noneho hari Airtel, hahise haza MTN. Nayo MTN nayo simukadi yacu ni 4G, niyo mpamvu hariho ikimenyetso cya rayiti. Urabona hano turi gukoresha MTN. MTN niyo turi gukoresha netiwake, nayo simukadi yacu nayo ni 4G, niyo mpamvu na hano 4G ariho nta kibazo. Ariko uri kubona twa turongo hejuru dutatu tugaragaza ko hariho netiwake ntatuhari, ntabwo twahita tuhaza kuko ntabwo data dufiteho zabasha gukora muri telefone. Kongera kubisubiza inyuma kugira ngo wongere ushireho netiwake kuri simukadi ya Airtel, nanone ni ibisanzwe, ni uguhindura, kuko ntabwo baguha ngo hitamo ngo ufungure netiwake nk'uko tubibona ku zindi telefone, uhitamo gukoresha data kuri simukadi ya mbere nangwa ya kabiri, ho ufunga kano ukongera ukagafungura. Reka noneho data zacu tuzisubize kuri Airtel. Ukabona byabaye gutya, turongera tugafungure gutya, ukabona hejuru hariho simukadi imwe, ariko zahita zigaruka zabaye ebyiri. Noneho uri kubona twa turongo dutera tugaragaza ko data zawe zirimo gukora turahari, ubwo bivuze yuko turi gukoresha Airtel. Ndagushimiye wowe wakurikiranye iyi video rero, kuva twayitangiranye tukaba tuyigiranye no ku musozo. Nimba uri musha, nagusaba gukora subscribe kandi no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona video z'ubwenge kandi zubaka kuri channel yacu. Ndagushimiye, uri uw'agaciro kuri twe, kuba warakoze subscribe nabyo ni iby'ingenzi, turagushimira. Reka tubane muri video iza gukurikiraho. ICT Rwanda, isoko y'ubumenyi bugezweho mu ikoranabuhanga.